Raho! Raho neza! Abimuhira ngo mutahe! Urakoze. Please be seated. Ndishimye cyane kuba ndi hano namwe. Ndabashimira byimazeyo umwanya mwafashe, ibyo mwanyuzemo byose, abagiye ku muhanda, nashakaga abagiye ku muhanda bamazeho amasaha 30 kubashimira, nicyo navuga. Navugaga bafashe urugendo rw'umuhanda. Abandi bo ntabwo mbazi. Ariko abafashe imodoka bakagenda amasaha hafi 30 baza hano ngo duhure tuganire, nibo bafite agaciro, nibo navugaga. Nibo naheraga agaciro icyabagenzaga kuri uyu munsi ni uguhura ngo tuganire, ngo twiyubake u Rwanda rwacu. Ndashimira rero mwese abavuye hirya no hino muri iki gihugu cya United States of America, abavuye Canada, hari n'abavuye mu Burayi bundi tumenyereye, hari n'abavuye iwacu imuhira. Baje ubundi bo dusanzwe duhurira iwacu, ariko bahisemo kwivuna, kwigora, basiga imirimo yindi bakoraga, baravuga batereka duherekeze umuyobozi wacu. Batereka tujye guhura n'abavandimwe bacu, nabo ndabashimira. Ndashaka gushimira cyane inshuti z'u Rwanda. Izi inshuti z'u Rwanda mureba bababwiye, z'Abanyamerika, kubera ubucuti nanone bahisemo no kuba n'Abanyarwanda. Ariko n'abatarabaye Abanyarwanda bakunda u Rwanda, bakorera u Rwanda nk'Abanyarwanda. Izi nshuti z'u Rwanda
zabaniye u Rwanda mu byiza no mu bibi u Rwanda rwanyuragamo. Ndetse banze no guterwa ubwoba, hari ababateraga ubwoba bakababwira ko badakwiye, kuri bo bakavuga ko kubana n'u Rwanda ari ukwiyanduza. Ntabwo u Rwanda rwigeze rwandura. Cyane cyane uru Rwanda rushya twubaka nta na rumwe rwigeze rugira ubusembwa. Twebwe abanyarwanda b'u Rwanda rushya nta busembwa dufite, ntabwo tugayitse. Nta nubwo twigeze tugayika, ahubwo inshuti z'u Rwanda, kubera u Rwanda inshuti byari uguhitamo neza. U Rwanda duhagarariye hano runyuze muri byinshi. U Rwanda inzira turimo ni inzira ihindura amatwara, navuga ko ari revolution. Ni transformation. Politike y'u Rwanda irabanza igashingira ku kwiyubaha, kwiha agaciro ka kandi mwavuga. Politike y'u Rwanda mu kwiha agaciro igashingira no ku cyo nakwita common sense. Even though it is not common with everybody. Ibyo mwumva by'agaciro, demokarasi, amatora, kubaha ikiremwamuntu, amajyambere, ibyo ninde utabishaka? Ninde utabishaka? Ninde waza akakwigisha kukwiriye amajyambere? Imibereho yacu ubwacu ubwayo itwigisha agaciro k'amajyambere. Uwaburaye ntabwo umwigisha akababaro k'inzara. Arabizi kukurusha, azi uko ibabaza. Twaraburaye, twarabwiriwe, twarapfushije, twarapfuye. Umutima wacu niwo wanze gupfa.
niyo mpamvu politike yacu niha abanyarwanda ubuzima bwiza. Iyo tugeze kuri buri munyarwanda ushobora kwivuza, iyo duha umunyarwanda ubwishingizi bw'ubuzima, iyo duha umunyarwanda ushobora kwiga akarinda aza muri Amerika, hano akarinda ajya Canada, akarinda ajya he. Iyo duha umunyarwanda ubushobozi bwo korora no guhinga, akigaburira akihaza, agahahira n'amasoko, iyo duha umunyarwanda ibikoresho by'itumanaho, by'amakuru, guhaha amakuru ngo amenye, tuba duha umunyarwanda agaciro, tuba duha umunyarwanda uburenganzira, tuba duha umunyarwanda demokarasi. Demokarasi se itarimo kwigaburira ngo wihaze ni demokarasi nyabaki? Nta demokarasi y'inzara ibaho. Nta demokarasi itabamo umutekano w'abantu n'ibyo batunze. Nta demokarasi idaha abana amashuri ngo bige. Nta demokarasi idatanga tools of communication and information so that people have access to information and can communicate. For a country that provides that, there is no basis of accusation for repression or dictatorship or whatever names. No basis whatsoever.